Kamuchacha. Come on. Yabaye. Kamuchacha. Mesebi. Mwe tukaguru. Nayibonye. Nawufuguse. Shaka undi mwana mwiza, umugabo w'igikundiro, uzaduguhoza amarira. Ariko bana yanjye Kuko bite byawe. Urasa waramubyaye. Ubundi ni gute umugabo nkuriya agutesha umutwe kandi ubona amabogari dorasizo turi. Oya umva ngubwire ngewe ni hahandi munababwiza ukuri mukanga kubyumva. Kanigende. Kamuchacha. Ubaye iki? Oya, kandi hari hano ifo kuri hura njye nawe azamutse hano mukanya ngenda mubonye hari. Katabaza dusanje nako. Samaho. No winjijisha. Numvise izina Kamuchacha. Kamuchacha ni Claudine cyangwa ni Jacqueline? Mbyihorere. Kurota se nibiba. Ntabwo ushaka kunsobanurira. Nuko uriya mukobwa namufashe gutya mbese ngo ngo iyo mvuze ngo tse ngo yaraye iwawe iwanjye twaraye imufumasi. Magwete we. Arihe. Bimeze neza shanda aho ariko ibintu ndahuye nabyo noneho byambereye ihurizo ndungire inama ejo bundi aho umusazi birukankanye bari mu gukubita araza kungira iwanjye umusazi bita ngo Kamuchacha inde Kamuchacha Akuzi ko njya mwumva. sha umugabo mwiza wabyeyi Yesu we Ariko hari ibintu biguganzetso. Ngo umugabo wambwiye mbere ngo n'umusazi. Nibyo cyangwa wahinduye? umusazi Gahore. ariko Hanyuma umubonye makuru ikigabo giteye byiza ibi bifavore danwa reka ngo Karareo. Umugaruriyan. Buki? ndabuza aho nerekeza Mugurira akabombo. Mugurira iki? Mbwira sheri wanjye. Bizu. Mugurira iki bebe? Ngambwira ariko urasa nabi. Tugende mu rugo ngo ukarabye. Ngambwira ndashonje se bebe. Kamuchacha asu wabaye ute koko mana yanjye. Uzi ko ngukunda. Urabizi ko ngukunda. I love you. I love you, Shedi. oya sha warize kumuseka Nabara no muntu ucagira. babara nguseka kuko we yahindukiye ndebe mwiseka Rigada. ariko umubonye ndiza amahirwe Uvuye mu rugo ruzima ugiye gukunda umusazi. ujya ngo arahure n'umugabo wanjye Yeba we. n'umugabo mwiza ndubyango ikibazo afite nuko afite ikibazo cyo gusara Reguri na serious kuri seriye. nese warizwa kubeshya None se kora kubwiye ngo uzakunda abagabo biza bafatika bafite amafaranga babandi mu maboga nyine bazima bafite n'umugongo bakora akazi. Nakurangiye umusazi. oya wimbwira iby'abagabo b'amabogari bafite ninde umurusha ububogari Ngaho. Ariko utangiye gusara. Yo urashonje none se mama. Ngo iki sheri wanjye. Reba ukuntu usa uba wiyanduje. Tujye mu rugo basinjye kukoza please. Bebe.
babonye ejo bundi se bamwangaga wigize umuntu watanje none do umukunzi asaze rero ngayi baze kuntu wirirwa tubenga dufite amafaranga dufite amamodoka do rero ukirengagiza abantu b'amaboga ukirirwa ku gisazi ubwo se uyu nguyu naserera namwe uyu muntu do reba kuntu kimeze wagira ngo ni inguge uyu nguyu se hehe namwe ubu umutekereza uyu nguyu nta hantu huriye reba ukuntu rumeze wayazarasimbutse uri ku gicucu twigende uyu nguyu nta hantu huriye namwe murabyumva muri iyi karitsiye uradusebeje kabisa namwe mubyumve kandi mubyite ibaze ukanka umusore bogari nkanjye reba uyu musore barangiza ngo kuri iki ngende njye ntaserera namwe twigendere urumva cyakoze imana bakunda cyane ibyo ntabwo bibareba reba kuntu kimeze no mind your business reba kuntu kimeze mugumane batabihorere sheri urashonje ndaba ndi kumwe n'umugabo mu buriri nkaba ndamurose bashidukira hejuru mfite ubwako umugabo azanyumva nkavuga kabuceka mu nzozi unyumvira aho ngeze uraza kwihangana ndagusetsa urasa nabi kuki ibi ni ibiki se wisizemo dore uri kunda murashonje mugurira akabiswi bebe no bibi wirya inkweto Tracy hey what's right hey Jesus Christ Tracy what is going on wow reka mbifateze ku iposti umva Tracy I get like you umugabo biza nkawe ntuntere stress nk'abahungu bavuyanga excuse me mind your business kandi ntuze kuntesha umutwe okay Tracy fine none se barumbwire iyi ni akategoro ugezeho wambabariye koko babara ndakunyuza tujye mu kigo Tracy ndakwingize mbabara basi bikore kubera njyewe I love him tugendera zo kubimbwira neza tugeze mu rugo ndumva biri kuntera isoni mbabara atajyana umuntu twese mwe tugende ngwino please let's go mbabarira bireke tugende let's go what tugende Daddy man byageze bisa neza urakeye ibintu bijya byanda ariko uraniyemera amabaraso niyo kwiza ibintu bigenda biza nyine gake ariko buri murasa neza nari mu ntambika njya hano hirya ugiye mu bikiza ngiye kureba mushito wanjye tuye hano hirya ufite ntabwo yarongora ntahiga hano hanze ibintu byarakomeye ubona nsigaye meze nk'intuza nta muntu mvugisha rero aho ngaho rero ufite igisubizo kandi nkawe tuzanye banzi kubana karengwa amakuru yose ufite pasi y'umugore uri kumva arashyushye gutya araga urabona amazi yabira nawe niko ameze afite ikigabo umva se ese guserebra afite ikigabo cyamusajije kimutesha umutwe nturashaka ndi ibyo bigaburo nibyo ngiye mashaka byananiranywe mu rugo giye umuntu nkahita mwigarurira rero adiru neza ngiye mu paso cyuki ubundi ukora ngewe namakwi ntunze ndakubuze nyine nese uko ubona urabona amafaranga ngiye buramba ngusetsa nyine nkweka igiceri ariko amafaranga nyine kandi kuri gahunda nyine urabona nanjye nshobora kuba niyamini kuri gaki kuri gahunda y'iki nyine ibyo byose adashoboye nyine ndabishobora umva yabuze amahoro mu rugo rwe urafite amahoro ibi byose ubona bibyimbye ni amahoro amafaranga dore amahoro dore n'inyuma ayo yose ni amahoro cyakora amafaranga asobanura amahoro anyway wagatanu mugoroba saa 10 nanjye kuvuga hano ariko namuhamamaje bataranyishyura sibyo yego kihe kabisa nta kibazo ndi tayari saburi karembe ngiye rero akira uzabimpigiye kumva mu rero
Mana we ku kazi noneho baranyiruka harimo raporo y'abandi y'akazi we yayitwaye Ratoy. Ay. Hey. Ratoy. Ay. Hey. Makwi. Ça va? Bravo. Ça va bien. Uvuye se ko mbona Sha uvuye guhura na Mitari wa muti wanjye so muzi ari wa mugabo muti yanjye uvuye guhura nawe kada akasha usa neza ni by'iyi minsi tu umugabo wese ikintu agwa muri minsi kabisa ndabona urasa neza cyane biteze iminsi nyinshi ni stress nyine zo mu rugo nyine nawe urabyumva nyine ni stress nyinshi ariko webanye ariko sinzi ko nabikubwiye gusa n'ibyazo byo mu rugo nyine by'abagabo nyine hari akabanga umuntu aba yibitunyira akakabika nk'umugabo ariko ntabwo bimeze neza cyane ariko okay ko biri kose ni ibanga ry'iki cy'umugabo mu rugo kada aguze ko iwawe nta banga rihaba guteze nicyuriye ko ntakubwira ibanga ry'iwawe ufite amakuru yizewe nibura rwose ndafite aho uteze makeya hano nyoreramo ntacyo umva mama tatu zuba yagezemo asigaye aryama n'abasazi ntabwo mbyumvise vuga cyane numve mama tatu asigaye ageze ku rwego rwo kuryamana n'abasazi. Umugore wanjye mama tatonze cyangwa undi? None se ubundi umugabo n'umugore wanjye. Ntabwo njya nkumenyera nawe. Ah mbo ariko ukiri aho ngaho uvuza akantu ndibuka. Reka ejo ni story turyamye ari nijoro. Umva yashigukiye hejuru ko kamucaca umva twara ari mbiri njye nawe. Naguze ko arimo murota. Uramuzi ko ari mu kagari. Ndakizi cya kigabo kirwa kijyasa kibaji. Yingiza kubana n'ibyanjye. None ko n'ikindi kigabo gifite amafaranga. Nacyo nyine gutya ngo barabikora. Kanumva bincanze. Ariko nawe ndakuga ikintu kimwe. Iki kisungaya. Ntaguha umugore wa amahoro. Kuzishaka amahoro muhayaye. Kamubwira. Ndi umugabo rero ko nzi ntago nta mpamvu yo kugumana umugore umwe wenyine uranashaje hanze hari abana batoya ugomba gushaka abana inkagira uko nigenza. Okay. Reka nta mugabo ugira umugore umwe. Akona yaguhaye. Oh, sawa ariko kamubwira ayo makuru mpaye. Uretse hari icyo ngiye gukora. Ndakora akantu uzabyumva. Mata reka nkubwire ibyaha byamenyekanye ibyaha nabimenye reka nkubwire ibintu usigaye wirirwamo ako warasaze none njye n'umusazi